uyu nguyu ni umugabo bivuga ko uyu mugabo Keza yatanzemo pase mu yango mbere y'utangamo pase ahangana biri kuvugwa nani Keza umugabo twatanga pase ziratangwa pase ziratangwa ariko ntabwo bitubyita pase ahubwo biravuga ko ari umutego wateze mu yango kugira ngo musengere nawe muteze neko namuhaye nimero kugira bamwohereza amafaranga bakamenyana ibyo bavuganye yewe ndabizi noneho mu yango dore muzi komeza segeranye n'uwo mugabo mutapinge screen hano hanyuma tugende reka dusome nubona akanya umvugishe hello twavugana uyu ni umugabo uri kwandikira mu yango ariko kubera iki wijana muri saro uje umbwira pe urabizi ko nkwemera umugabo ari gutereta mureke mudire aya saro sinayabura nta kibazo murakoze uyu ni muyango umushurije ko ahisa mukatira ndabizi ko utayabura ariko numva naguhakeya ndagirana uyu ni umugabo w'umugore ariko basi nusoza umvugishe weno ko mushaka buriya wa mitinzo gato buriya mitinzo yego urakoze cyane murebe hano tugende gake turebe hero ko ngushaka erega ndashaka ko tuganira bitari kuri genda neza Mungu wangu Allahu Akbar mutapige screen kugira ngo batatuvana wagiye kuza ibintu birimo amanimero mutapige screen yo ni ibintu ngizi cyate bahita bamvana aho mutapige screen please mutapige screen people mutapige screen mutapige screen hujwe nawe n'akazi kararangiye rwose ibindi biganiro nagirana nawe byihariye ni bigamije iki ndagusabye kwinginga nyubaha nimba binanze iyubahe sinkunda gusuzugura nanjye sinkunda umuntu unsuzugura urakoze umugoroba mwiza tugende neza umugabo yamushuri kumwe tugende neza umugabo yashubije atagira musharing live niba nango muhamagare wa mugabo wo mu muhanda bamwita uzamwita Kabera uri kumwe ndaho mvuga man ahangaha yagize ngo ariko nubundi nta gusuzugurana birimo pe none se ubwiwe niki ko ngusuzugura mu gihe utaranyumva nubundi ni ibijyanye n'akazi pe ko bifate nabi ndakwinginze mugore mwiza morning nizere ko kugusuhuza byemewe morning uri munsi nesenke rede ntabwo murango yamushubije tariki 5 z'ukwa gatanu arongera amamagara morning ubonye akanya twavugana nguyu uwo mugabo twagiye musharing live mutapige screen dekati jambo ni ryawe oya baretse Imana ngiye kujya ku kazi mbabara umve bino mbone mukanya ngiye kwigendera ngiye kwigira ibiceri yego abantu ibihumbi 5 ceceka nyine wacecetse mwa uri kunyumva aho nta muntu umwe ndi kumva bari batabye commuting na muting wasigane na wasibye n'ibiki mana n'ibiki wasibye ibiki basibye okay deka uri nakonuza muri kunyumva turi kukumva hamwe ngo niceceke n'urukundo se ndavuga okay gaceceka wo barimo abafana muri nemba n'abafana bari abantu bakomante ngo ari ibintu byasibye n'ibiki dekati wabaye ucecetse ceceka gatoya mbabarira ngo hari byo basibyemo reka tuyitwara uri iyo audio muri kuyumva cyawe yego turi kumva
byo aho ngaho ushobora kubigira ikibazo cyakaba ari ikibazo n'imito byasibwe kabisa umva ceceka wacecetse aragenda akanamfata ariko hari indi kibazo simbizi n'impamvu mfata mu buryo ngewe buriya urimo urarwana n'iki mwana urimo urarwana n'iki tudaye urimo urarwana n'iki reka ceceka buriya mbona umugore wawe wacecetse ukumva Ive ibyo yari ari kuvugana ariko keza turi kuvugana ari kumbwira ibyo Ive yamubwiye nawe umbwira uri umugore w'umugabo undi muntu akazagenda nta nubwo nongera kuvuga birani reka twumve sogo wacecetse yaramagaye inyuma ndamwandikira mesaje ndamubwira ati mbaba rero kabyara icara uganirize ngo umugire inama areka ibintu byo kuvuga by'amadrama areka ibintu by'iki yubake kubera ko nareke kuza muri iyi mihanda yitwa amazina twebwe babyeyi tudafite abagabo batwite nuko namwandikiye ndamubwira urumva nareke kuvuga ngo agenda rero umwana wenyine urumva uriya mwana n'umukuraje papa we azi ko papa yahoraga umunsi ku munsi urumva nyine kugeza kuno munota nkanjye wenda wavuga ngo ngiye kuvugana na Muyango ntabwo nyine mbona ikintu namubwira ati Muya ariko nawe wakoze iki nicyo cyarakaje Ive kikamurakaza ku mutima akavuga ati ngiye ku buryo Ive avuga ati ngiye urwo rugo rwose woya bura nyine umuntu gufata umwanzuro akavuga ati urwo nduvuyemo byakuruvamo aba afite ikibazo kirisiteri reka nkubaze Priya nimba Kimenyi yarafashwe ko bamucinya nako ko yaciye umugore we sibyo kandi nta nubwo abihakana ibyo ntabihakana ntagira gutya none se reka nkubaze nimba uwo muntu ko bari baratandukanye sibyo barongera barenga ntubizi yego none se ko bari barongeye bakirenga umugabo bivuga ko niwe wagombaga gusaba imbabazi akajya akora utuntu twinshi kugira umugore yibagirwe icyo kintu yamukoreye yego twese turabizi twabaye mu rugo Priya yego ibyo ndabyumva cyane ndanabyemera none ni igiki kuri iyi nshuro wumva byatuma umugabo yongera akavuga ati uru rugo fasha umwanzuro genda usohotsemo mubwira uti ngenda shaka nimba hatarabayeho ikibazo mu gitabo yise sorry gato ongera unsubirizemo bivuyemo tesha kandi ndashakaga bumva ibyo ngibyo bigezemo niba numvishe wumva birantunguye nanjye ngomba kugenda nkamugira inama atabyumva abo bana bavuga ngo byitwa amagambo ndetse arajya kuvuga ngo umunyamagambo wavuganye na Brian kandi wowe wavuganye nawe ninjye nyine biri gutambuka muri njyewe kiraro undi muntu kira kugwa nanone abifasha akabibwira undi kandi nawe uwo muntu waza kuvuga ngo keza ngo yavuze ubwo yabashaka njyewe kuko ninjye wabwiye uwo muntu yabashaka kandi impamvu ubona ndi kukubaza cyane ndi imbere y'Imana ishobora byose nyine hari ibintu bibuka vuga semana nkuri iki ngira inama mpereye he Ive ngiye nituvugana wenda ube wakumva umwe wumve n'undi urebe n'ahantu wabihuriza wenda ngo abantu bongere mani nyine gusenya si cyo kintu cyangombwa ntabwo bafite inshuti yenda zivuga ngo umwe ari inshuti n'uyu kandi agandukira akaba n'inshuti bahuriyeho uri kumva niyo mpamvu rero keza ubona ndi kukubaza nawe ibyo ngibyo urimo urambwira ngo ejo ngo bitahindukira ngo bikaba amagambo n'ubundi ibyo bintu bibaye amagambo ubwo byaba ni kuri njye byaba biturutse ni kuri Brian byaba biturutse uwo muntu wundi waza kubyivangamo utari Muyango nawe ndi nabibwiye nawe ndi kumugira inama uwo muntu nawe yaba ashaka karasi n'ino mihanda kandi uwo mwanya nanjye ndawufite icyo nakubwira cyo Muyango sibyo ngiye kukubwira nk'urugero rumwe ubwo noneho urugero rumwe urahita umenya ibindi byose biri inyuma njyewe nibimenya ndabigusobanurira uko mbiva mu mutwe wanjye kandi uko nabigusobanurira nako nawe nabimusobanurira icyo kintu kimwe ngiye kukubwira urahita uvuga ati nimba iki kintu cyo kiba ibindi mu rugo byifashe gute sibyo kuko ntawe ndi bujya muri buri kadi sibyo buriya nimba bigezaho umugore atakiryamana n'umugabo we umugabo yamukoraho umugore akahindukira akanga araza ukamuha kubera wenda amakimbirane bafitanye akata nyine nawe uri umuntu mukuru yawe nyine ndi kubyumva hari ukuntu
stress we cyangwa se wenda akaba harimo ako kantu kuko akirakaye yuko yamugize gute yamuciye inyuma bikamucira none se wemera ko hari n'igihe kuko ibyo bintu ngo byabaye mu kwa 10 njye sinari nanabizi ibaze ibintu byabaye mu kwa 10 nabimenye mu kwa gatatu ukumva ibyo byose hashize igihe cyinshi kandi baraniyuze sibyo haciyemo utundi tuntu tw'ibihe bagiye bagirana byiza nyuma yaho sibyo rero hari ukuntu umuntu nyuma agira intwaro ikintu bitewe n'ibyo ashaka gukora agakomeza agarura cya kintu cyabaye ndabyumva cyabaye uri kubyumva ariko mu by'ukuri icyo kintu si cyo kibazo ahubwo we ni izindi diruze yibereye nimba atamuciye umuntu akabigira iki urwitwazo uri kubyumva akazamo n'akandi gasuzuguro ko mu rugo sibyo akazamo kuba noneho atubaha umuryango w'umugabo harimo ibintu byinshi ariko umuryango w'umugabo nawe amakuru ufite nawe nuko utamukunda urumva ko keza urugo rwa Muyango rwose aruzi oya ntabwo ndi bubagamira ahantu hamwe uri kwimana ariko burya nimba umuryango ubizi ko batagukunda sibyo nese sheri ugenda ukabibwira runaka nawe ukanabavuga ubundi ibyo byo ako kantu uri gutambikamo ko kubibwira runaka niko kari kundakaza kuko niko ntasanzwe nzi pe kuko njyewe ngerageza kubwira Muyango nkamubwira ni wowe kabyarawe ibintu byawe nyine ni ibyawe aba bantu bose twizera tukavuga ngo aba ni inshuti zacu niba koko ibyo birenganye akaba afite abandi banagenda akaganiriza ibyo bintu ahubwo byaba ari ikibazo ke sinkubeshye pe rero iyo munyuriye muri make we mu by'ukuri ikintu namugiraho inama sibyo kwanza ari we agenda aca bugufi ari kimenyi nawe aca bugufi bahane gahunda bahure bagane umva Godfa ino audio ni ndende cyane kereka ubwo biguhaye ukazabyiplayingira ariko njyewe uri kumva yuko umuntu witwa Yves niba afata ibintu byo mu rugo rwe akagenda akabiganiriza Keza sibyo Keza nawe afite abashuti be kuko wenda Muyango ntago ari we nshuti